endesekeye rose turagomba ngo wigaragaze nk'Imana n'abari waboneka ariko ishusho yawe iboneka n'ishengero ryawe n'abari wavuga ariko uvugane n'ubwoko bwawe. Haleluya, urakoze Mana, natwe twiteze icyo tubwira dusenze muri bike byinshi biduhere ubuntu n'imbabazi muri rya zina rya Yesu Kristo ni gukomera amashyi kuri Imana. Amen. Abacuranzi nimba atari amafaranga baje gukorera basubira ku nanga, nimba bafatanya ashizemo ndashobora mba yandi ndayafashe. Hari igihe baba bafatanye wenda ku masaha akabashizemo, noneho ndashyiramo ayandi ndayafite. Mwicare ku nanga mumfashe ivugabutumwa. Ndishimye cyane, ndanezerewe ko ngize amahirwe yo kongera guhagarara imbere y'iteraniro ry'Imana. Ariko muzashakemo n'umukobwa muri aba mumwigisha gucuranga, muze mwabuzemo n'umukobwa n'umwe ngo mushake niyo yabinanga ya baze cyangwa soho cyangwa sinti. Muzashake umukobwa umwe muri aba nabonye agira akantu yiga gucuranga, ni byiza cyane. Mwambare inanga ubundi mujye mucuranga ariko umwuka w'ugucuranga sibyo. Ndagira ngo mbanze nshimire Imana yongeye kuduha guterana bingana bityo. Ibi niyo yonyine ibikoze, nta n'umuntu wahamagara abantu bangana gutya ngo baze, ariko Imana yabazanye ihabwe icyubahiro. Nshimiye cyane umubyeyi mama representa ukomeje kuduha aya mahirwe angana gutya yo kuvuga ati muterane, akira mikorofone uvuge. Imana imuhe umugisha mu minsi tumaranye hano. Namubonyemo ibintu byinshi. Umunsi nahimbye indirimbo banza nzamushyira mu gitero cya kabiri. Arafite ubuntu bw'Imana muri we cyane. Nishimiye abantu tumaranye iminsi hano kuva nagera hano kugeza uyu munsi. Imana ibahereze umugisha cyane, kandi nshimira abantu baje hano. Nabanza asuhuze Bishop umushumba wanjye, ubanza usuhuze n'iteraniro. Uyu ni umushumba w'itorero, nkunda ko ahantu hose nageze ushyigikira abasuhuze. Imana ishimwe. Amen. Yesu wacu ahabwe icyubahiro. Amen. Ndabona muri mu gahimbo muri iyi minsi mwamaranye na mama Lionel, ndabona ibivuta bijejeje. Nzambura ibiganza rero tuhicyubahiro Imana. Haleluya. Ego ndabaramukije cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndanezerewe kugera muri iki kibanza. Mama Josimane guhumugisha ejidi Imana iguhezagira. Ndanezerewe kubona mama Anita murumva ndisanze ndiko ndabadondagura. Amen. Amen. Mumbabarire rero ko ntabanye namwe muri iyi minsi yose. Kuwa gatanu nari ko nza kuwa gatandatu haheze ejo cyasanga porogaramu y'ishuri yahindutse, ngoma niga naho umuntu ashaje. Cyasanga baduhinduriye biba ngombwa ko twiga ejo. Buri munsi naho ngira nzimbura icagwa, natwe turi mu nama yo kwitegura igikorane nk'iki nyene tariki 30. Amen. Rero navuze nti jewe hagusiba wocerwa mfuma ndahashika n'ukuri fata taxi nirukanye abe n'umuntu tumwe mbwandahagera. Nshimira Imana ariko nsanze n'ijambo ritarahera. Imana ibahe umugisha. Ndanezerewe rero kugira muri iki kibanza, ndanezerewe ku bwanyu. Hama ni Reverend Pasteur Niyongere Judith, ndi umumama. Nubwo mwumvise ko ndi umunyeshuri, ndi umumama w'abana 9. Yesu yagirije neza. Aya makare ntayo batangaje. Mama Lionel yavuze ngo niyagezweho ngo n'abazungu bakunda. Kubutangwe kubwiriza naciye ntangwe kubyishimira ni gitende. Amen. Yesu abahezagire rero. Murakoze muhawe umugisha n'uhoraho. Murakoze cyane. Igikorane afite ku itariki 30 kuzamura nzaba ndiyo nzakora n'umurimo w'Imana. Hanyuma
ndashimira cyane abantu baje hano muri iki giterane kubera kumva amatangazo nanyujije kuri YouTube. Hariho n'abantu baje mu rwego rw'ubucuti dufitanye. Nakiriye mama Nathalie, Imana umugisha, na papa w'abana, Imana umugisha. Nakiriye Josephine, Imana umugisha. Aba nabo nshoboye kumenya, n'abandi nimbabona nkabamenya ndabavuga, ariko ndazi neza ko hari abantu baje kunshyigikira cyane kubera kunkurikirana no kunkunda. Hanyuma tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Namwe niko mubyita ibyakozwe n'intumwa, igice cya 16, igice cya 16, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 16. Umurongo wa 23, umurongo wa 23. Reka nginyuza muvuge n'ikirundi. Umurongo wa 23 haravuze ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. N'abategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, bararirimbira Imana, izindi mbohe zirarumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Ayo mashyi ni make pe, ayo mashyi ni make. Mukomere Imana amashyi yo kwakira. Ayo mashyi sindayumva. Ayo mashyi nayo kwakira, nayo kubohoka, nayo guhambuka, nayo gusohoka ufungiwe. Ayo mashyi yako mukurikije ibintu bumva ushaka, amashyi yo kudohoka, gusohoka muri gereza, gukurwaho iminyururu, amashyi yo gusakuriza imbaraga z'abadayimoni. Ayo mashyi we murakoze cyane abo rwose. Hanyuma ahangaha nta mikino noneho dufite, nta mikino iza kuzamo, kuko aha babigeze nko muri penalite, ikipe zose zabuze ibitego, bashyizeho amahirwe ya nyuma yo gushyiraho penalite. Bati turareba ikijyana. Uwo mama we yasize imiti ku kaguru, akavuga ati kaguru kanjye ntabara igitego cyinjire. Uwasenze ati Bikira Mariya mu byo utasama mu cyaha duheshe intsinzi. Uwo hakurya ati warayi wa Kibaraka agahangura, bibona ko kazanye ibimenyetso byo gusenga. Abara ndebe intsinzi yataha mu gihugu cy'iwacu. Uvuga ati bushize wamuhaye ibitego nyakubahwa, nasenze ayibiri ntabara, intsinzi itaha iwacu. Ubu tugeze ku mukino wa nyuma wo gucyura intsinzi mu rugo rwacu, wo gucyura intsinzi mu kazi, wo gucyura intsinzi imbere y'abanzi ukabanyura imbere, wo guca iruhande barupinzi, wo kwambara agatimba bagacanganyikirwa. Uyu mugoroba harabaho n'amahirwe yo kujya gukora mariage ushaje. Iyo promosiyo nayo iratanzwe, yo gukora mariage ushaje. Nushaka ube n'abuzukuru bawe bararangije gushaka, ariko ukibuka ko wagiye utambaye agatimba, iyi promosiyo nayo iratanzwe muri iki giterane yo kwambara agatimba ushaje. Hanyuma umuntu rero wavukiye mu miryango iciriritse, ukavuka nabi, ugashaka nabi,
ukiga nabi ukarya nabi ukabyara abana bagakunanira. Hari poromosiyo mbona ziri gutangwa hano zo gukira ushaje, kugenda mu bihugu ushaje. Hari poromosiyo ndimo ngenda mbona hano zatangiye. Umuntu uza kugira isoni guhera ejo ni umuntu wakuroza uburozi bukwica, ni uwakuroza uburozi bugutera umwaku, ni uwakuroza uburozi butuma uremba. Guhera ejo aratangira kugira isoni, aratangira kugira isoni. Nk'umuntu wavuze ko nzapfa ntashatse, uba afite isoni. Afite isoni, narashatse biramira, yo ndabyara, mba umumama unateye ubwuzu. Umuntu wari wabiburijemo afite isoni. Kandi sinjya nkora ikosa ryo kujya gusura famiye ngo ndeke kumusura. Sinjya musura n'umutwe musa. Iyo ngiye kumusura ngenda mushyirira akantu, nkanagashyiraho amagambo ni warakoze watumye mba umusitari. Kuko tuzagira igihe cyo kujya gusura n'abanzi bacu. Turabazi reka turabazi, n'abandi bajya bihisha ibikorwa byabo babishyize ku mugaragaro. Tuzajya dukora n'igihe tujye kubasura tubashyirira akantu ko kubashimira ko batumye twegera Imana. Ariko se iki cyane muracyumvise? Aba bantu bakuroza amahembe n'ibitega, hari imbaraga baguteye zo kwegera Imana. Hari umuti w'intege nke batuvura intege nke, batuma urushaho gushaka Imana. Tuzajya dukora n'igihe tujye kubabwira tuti rwose vrema mwarakoze. Nk'umuntu wanyiciye ubukwe akavuga ko umugabo umuntu wanyiciye ubukwe yarakoze, yatumye negera Imana cyane kandi atuma nisobanukirwa. Urisobanukirwa rero ku muntu mbonye bwa mbere nitwa Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri Mama Lionel. Ndi umudamu Imana yagiriye neza, wabaye umudamu bigoye binyuze mu nzira zikakaye. Ibyo byarangoye, niyo mpamvu mubona binambera cyane. Nagiye habura aho gato ngo filime yizinga da. Nyamuga ni wandawe uzakira umwana ntwite. Bagafite amatsiko yo kwambara mariniye kuko umurozi wari warandoze yari yaranambwiye gutya kumugaragara ati ntabwo uzanshakana. Nshatse aragaruka ati ntuzambyarana. Kajya ngira igihe njya gusura ibikorwa by'Imana aho Imana izakorera. Ubundi iyi baritere Imana izakoreramo. Nimba utaranabyara utangira uvuga uti uritere Imana igiye gukoreramo. Itegure kwakira umwana, itegure kwakira umwana. Nushaka babiri uvuga uti umuhungu hano, umukobwa hano. Ujye usura tere Imana igiye gukoreramo ibikorwa byayo. Abana uzakira umwana mwite mbyare, uyu murozi abone indigera hariya meka umwana, nambuke njya gukingiza umwana, umwana amena amenyo agende aseke. None bageze igihe bankorera protocole. Hashize iminsi Imana iragaruka iti umwana wanjye wenzanye n'umwana wa kabiri, nawe ndamubyaye. Yesu akano yareba bafite isoni. Ndashaka isoni ziri bufata abantu babigizemo uruhare kugira ngo wangare. Nangije mbyara n'uwa gatatu, mama natarara bazi n'abana bameze nk'abametisi beza. Yarabasuye yarababonye, baragutekeye bazi ubwenge, baragutekeye baragusasira baragutetesha. Ubu rero tugiye kuganira amagambo y'Imana kandi ndanabasengera kuko hari ibintu Imana yampaye ngomba guha abandi. Yampaye ibintu ngomba guhereza abandi. Kuko narakowe ntegereza umugabo imyaka 11. Imyaka 11 ngane gato akazi kindakubwira yuka ukarundiramo kandi bitegura yirundiremo yose wiyirundereza kuko nshobora kuzagaruka mu mwaka utaha.
mbega mujye muyirundamo yose cyane n'igihe n'ikigero ndakobwa negereza umugabo imyaka 11 ndi inzobe n'ukuri imyaka 11 irashira bamwe bati ntazakujyanira nariko numva azanjyana pe bati nimukwiranye nyamara turakwiranye batarisa ariko kwikina n'umugabo ntiyakwiteza amafaranga afite ntabwo yagushakura umukene wo kwa Karisa nyamara afite amafaranga afite inzara Imana izabihuza nirira amafaranga Yesu namone bagukunda ari mwiza nkabona dushakanye nabyara abametisi we ikintu cyitwa kuburana uburenganzira bwawe nageze imbere y'Imana mburana uburenganzira bwanjye nk'abandi Imana hari impamvu zigeze kuri enye zizatuma umuntu umugabo aritonda ni mwiza avuka mu miryango ikundana afite imbaraga zo gukorera amahera y'umugabo tushakanye twabyara abana bameze nk'abametisi urabona Imana aritundanye nkivugira amagambo menshi azajya avuga mbi yuzuzeho Imana itivuga amagambo menshi ndamukubikiye Yesu we none tubyaranye gatatu baravuze ngo nazanshaka n'abahanuzi b'i Kigali bati abahanuzi bo mu Rwanda bati yavuze ngo si uwawe nazakujyana nazagaruka mu Rwanda ubu se ko yanjyanye abantu bajya bihangana bagabanya amatiku ntabwo bagera aho Imana yacu kugira ntabwo bazi icyo yavuze uyorosha amagambo ntabwo bicaye hano kuri notariti ibyo ugiye gusohokana muri uru rusengero bazabibona ndiyeranja nkitetesha amushiha tugira none Imana ikareba umuntu umuhererezi igatinya kurabona Imana nawe ntabwo bigira ikamugerageza imyaka 11 we Imana iteye ubwoba ase we ni natora rikavuga ngo vuga iti n'umuntu ni bucura urabona akunda guteta ni agenda arateta reka nanjye muhe ibisubizo bituma agumya guteta ariko Imana ntabwo bigira we irangije irantaraga mu myaka 11 baranyota bakajya bansuzugura bandirimbiraho indirimbo zo kunsuzugura bakansuzugura n'umukaratika wibitseho ntwari nagutera dedu ukamara amezi 6 muri koma ariko amaboko Imana irayafata bansuzuguraga nararwanaga nzikomba nzi kurwanya abantu 6 nkabatsinda ariko amaboko ya Yesu aramfata abarokore bankiniraho bahaza igikoma bati nazakujyana najya mu barokore bati ni mukwiranye Imana iti murakwiranye nahajya amagera imbere baterega ntabwo ubukwe buzaba ntabwo yakujyana urabona wabaye gakecuru urasa naho uri umukene Imana itazakujyana ni wowe uza supportinga umuhamagaro nagushyizemo ni uzihanganira ayo magambo menshi uvuga azajya atega amatwi uvuge ariko aricara muri sala agafata Bibiliya atakira vuga
nkavuga we nkahera mu byakozwe n'intumwa nkamanuka nkagera mu itangiriro nkavuga nizo kutatera haleluya ateraga niwe wamvugishije sinarinzi kuvuga nivuga ngo amen atamena wongera nkavuga ariko si ubu bavuze ko atanjyana ubu nitujyananye gatatu bakanuye amaso abantu bakwiyoroheje kwiyavuganye nawe ugiye gukora ibikomeye bitarondoroka iyabanye nawe cyagiye kwigarutse kwigiye kukunyuza mu maso ararupinzi reka twivugire amagambo y'Imana ubuhamya bwanjye buraryoha cyane nkubwiye uburyo nagiye gusenga reba bamaze kuntera umujinya uko ukuntu abantu bagutera umujinya bagatuma ujya gushaka Imana bantera umujinya mpita njya gusenga njye imbere y'Imana ariko umujinya uba ari mwiza bigira umujinya kujyana mu masengesho ntukagira umujinya kujyana mu mazimwe mama yarambati ntazakujyana mfite ikimenyetso mfite akorera amadolari ikindi uyu muryango bagize bafite amashuri menshi bashaka abakobwa bizera kakurata ibintu bijya gutya kandi ibi bintu nabyo birafata nari nabimufatishije ariko nari mfite n'agataye keza nagiraga niravuza tuyazajya mwira ikivuze ntiriwe ngikanyanya ndagenda nicara imbere y'Imana mbanza mvuga ko yera igira neza itabara mvuga uburyo yatanze ibiryo Samariya mvuga uburyo yamukije Abisirayeli inyanja ndabidondagura byose mbirunda aho ngaho numvira cecetse Imana nyiringabo urabona hari aruguru kuri tere barimo baranyogeraho uburimiro bari kuvuga ko umugabo atazanjyana kuri Radio Rwanda muzasabwe bari kuntura indirimbo umugabo ari hanze Uganda Tanzania Burundi Kenya ari gutwara ibikamyo bya rukururana telefone ntizizaraza ngo dukomunikane ariko Mana ruguru ahangaha hansize bambereye n'abo tuvukana aho nsengera aho nkorera mbaye iciro ry'umugani ariko urera urakiranuka uravuga bikaba wategeka bigakomera Imana itice uratabara Sara yarashaje umuha umwana yageze mu zabukuru Hana nawe uramumuha uri Imana itanga urubyaro wangirira neza urabona umpaye umugabo nanjye byambera nakubaha uri Imana ishoboye byose Imana itice Imana ko nyicacura ntivuge Imana ko nyivugisha ntivuge yambaye kuteri wawera we nibuka ibyo Hana yavuze wawera we shikuzimika kurayo nkura kwa Kalisa na Margarita nzamura na Margarita imbere y'abantu nzagukorera nzakuvugeza umuntu nzagutambira uri Imana ishoboye byose wawera we Imana itice mpindura amasengesho mpita nshaka umugozi mu ishyamba negama ku giti umugozi mucisha inyuma y'igiti mufatira kunda ndavuga ngo gahunda amasengesho arahindutse ubu gahunda ukuntu imeze ubwicecetse nanjye ngiye kwerekana andi masengesho nihambirira kuri icyo giti ncisha inyuma umugozi mufatira ahangaha ndapfundika igiti ndagikebuka ndakibwira nkumva rero wagitiwe ntabwo kiri igiti uri niryo Mugabe Jean Paul wasize unkoye ujya mu mahanga unteza abantu none niryo Mugabe Jean Paul nta wundi mukobwa wemereye gushaka uretse jye umutima wawe uterera mu wanjye umubiri wawe ujya ukora no kumbanye mwihambiriyeho mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amina nawe itavuga jya wizera byibuze uzamukane ukwizera nzamukane ukwizera umuhungu mwihambiriraho yakabyigikamyo Dar es Salaam nkaba mwihambiriyeho b'abakobwa bazi kwambara mbere n'ubukweto burebure bamunyura imbere bagasanga na mwihambiriyeho barahari bazi kuyatereka akayakaraga nk'inshuro 8 ukagira ngo bari mu marushanwa uri gukaraga amazi imbere y'umuntu wihambiriyeho abandi bakaza bakaratayo bize
ndi no kwahirira amatungo ya mama, imyate yaraje, shifonaje mu maso zaraje, inda yumanye n'umugongo, taye mfite ntiwamenye iyo ariyo, abakamukaraga ibifaransa imbere n'ibyongereza imbere, umwana wibereye ku isuka kwa Marigarita naramwihambiriyeho atemerewe kugira undi abwira akamukunda. Yewe barantwara we, sohoka nambaye agatimba ndimo mbacungiramo n'ururabyo, mbacungiramo na bamwe banyiciraga ubukwe we bari bahari. Zuko arimo bicara ku ntebe za mbere, ni nabo bafata nyinshi narabavumbuye mu bukwe. Baba bafite ifemba nyinshi, nibo bamwe bifata byinshi, nibo barya cyane, babandi bishi cy'ubukwe nibo barya cyane, n'abarozi nibo barya cyane bicara ku ntebe za mbere. Mujye mugira amakenga ku bantu baza bakicaza ku ntebe za mbere mu bukwe, nta muntu wahabicaje. Abica ubukwe nibo barya cyane, nibo banywa nyinshi, nibo bavuga uburyo ubukwe bwari bumeze. Abandi bahari we baje we baranyiciye ubukwe, abandi baravuze ngo ntiyanjyana, abahanuzi bavuze ngo ntazanjyana, barakinze wacitwaza imbere ngo yari yarabita nigira atese umugeni bafite amahane, umugeni bafite amahane. Pasiteri wanjye mu mahati ko abantu bari kuvuga nabi, ko bati baje kumbwira hano kuri kuvuga nabi, ariko bari kuvuga ko ufite umushinga. Umukobwa wanjye byagenze gute n'inange ndyarya, barimo baranza no kuryarya no gucabiranya no gucakura. Bavuze ko ubukwe butazaba baranabihanura ngo nazaza, harimo barabeshyera imbere yanjye niyambariye agatimba mbacungiramo n'ururabyo mu ntoki ngo wari yarabibabwiye. Turakawuka nimukaza gukinira mu masezerano yacu mutubesha, mujye mureka umuziki tuwicongere turaduhane, mwiza kumucongera umuziki w'ibisubizo byacu, twese tuzi ko wikatira. Haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya. Agira mu ijambo ry'Imana. Twiyamye abantu bazatubwira ngo baradusengeye, tubaye tubiyamye hakiri kare. Bari hano se ku munsi w'Iteka agiye kubabohorera, twarababonye, ubarakereje ko tuzasubizwa bakaza kurira ku meza y'ikaraga. Ubu barindiriye kuzicara ku ntebe za mbere mu modoka, bakoze agatimba bavuga ngo Imana arabibabwiye bagiye kugusengera. Twiganirire ijambo ry'Imana. Paulo na Silasi, abakozi b'Imana bagenzi banjye, bakoze umurimo w'Imana. Bakoze pe, ureka bino birirwa batera haleluya ngo bakoze. Abandi bateraga rero, abandi bakabatera ingumi bati mwihakana Imana, abandi bakabakereza. Ariko n'unyamara bavuga butumwa bafite ibikabyo ngo mumbwirira munyeganyize ngo mbwirira abantu batanu ngo vuga utamena. Vuga utamena se hari bamutwazanye, vuga utamena. Ba Paulo bavugaga ubutumwa bagakiza indwara bakabahondagura. None wowe uravuga ubutumwa bakaguhereza icyayi ukajya uvuga bakubaza ngo umutwiko tungahe? Dutatu. Bakaza uramwikira ugahitamo n'ibyuma abandi barakoraga umurimo w'Imana bakabadiha. Kasha none barakunyuza muri hoteli ukaryama ukanywa inshyushyu, barangiza ukaza ngo muvuge ngo mumvugire ngo amen. Abandi babikubita, abandi babakuyeho impu barabatonora, abandi barabahonda, abandi barabafunga, ariko bakomeza icyo twivugabutumwa. None wowe barakuvuga cyangwa bataguha amafaranga ukafyeneka ngo ntuzasubiraho ntuzagaruka. Subira muri Bibiliya usoma, reka kuza gufyira ngo rero ngo ndi umukozi w'Imana, ngo ndi profete, ngo ndi bafite ukuntu bitondagura mu matitire ya danje. Hari amatitire bafite, ndi profete, ndi evangeliste, ndi apotre, ndi mureke kuza guturira imibi y'inkoko muri mikrofone. Hari ababikubitiwe, none mwebwe murabarambika bibanza mu biro mubaderevura, munabaderevura kwaje kwa kompura, mwarangiza ngo muraya. Ese ubu Paulo agarutse
basengeramo kubera amanya. Yesu we, Yesu bunga Yosefu aje ba petit frère murahari abasore murahari mugira gutya ndebe era musore muhari ubu nk'ubu Yosefu aje yaza kuririmba muri korali muri kuririmbamo cyangwa mwagira isoni zo kugaragaza icyo mukoze avuye ino abagendeye umukozi iki yageze kwa Potifari baramwifuza bafite na titire aranga ariko mwebwe nubahaye irindazi nubashutse nubigize gute ni bantu bose muragera mu nkecuru mukoreka mu nkome mukoreka mu nzobe mukoreka mu bikara mukoreka mwarangiza mukazana ahambana tiro mukayikiriza nta soni mufite ariko dutari korase n'ababyutse kwa Veronica bakayikiriza hari amakorase mukwiye kutajya mwikiriza umva korase mwagira isoni zo kwikiriza marayika zavuza impanda dutahe marayika zavuza impanda dutahe marayika zavuza impanda n'amanyanga n'ibitero ufite reba bajuwayeze na Joseline na mpuza aho ngaho hirya aho mama ukazara avuga ati nta taci mfite ariko ntacyo nta kundi bunyemereye taci nzihana nta kundi mu mwanya kaza kuririmba indirimbo yahimbye kandi y'ibitero bingahe mukayiririmba ariko tuba twumva nta n'akantu karimo arata nizo yo muzirinde twumva nta kantu karimo kubera inganzo ziturutsemo kubera bazihimbye na bamwe baziririmba nta kantu zirogogoshe ariko kera iyo mwazihimbaga muvuye mu y'itatu mu y'ibiri mu butayu babaga bashyizemo umuziki mutarakubita bindirimba abantu bati wi iravuze ngo data wa twese aravuze reka nivugire kuri Paulo na Silas karakanyuzemo rero abakora bihamye vuba ntibakunda bene amagambo abantu bihamye banyuze mu mavuta turi munsi y'amavuta yawe turi munsi y'amavuta yawe bene amagambo abakorogoshora ntibayakunda banavuga ko umuvugabutumwa batumiye afite amavuta aciriritse ntabwo mfite amavuta aciriritse uzaperereza uzabaze niwanyu naciriritse kuko mfite amavuta ava ku Uwiteka Imana yarampaye impa mu buryo bwose ndumuvugabutumwa udafite inzara mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri ariko mujye mureka ibi bintu babareresheje mujye ibi bintu babareresha bituma babaha umugisha ntunaze n'ibyo barahanuriye bikaba bitarasohora ibi bintu babareresheje nibyo bituma mudakura babareresheje ibintu byitwa imisokororo ariko ntibabigisha uburyo wamenya igufu ukajya kwishakira umusokororo ariko abantu bazi kumenya igufu bakikuriramo umusokororo ntiwabazana ibyo kubabwira ngo ndagukunda nzapfesha nushaka upfa uyu munsi wenyine wijya gupfana abantu ariko abantu batuzwe n'agasokororo batimeneye ibintu ntibabikunda ubu ngubu hari abategereje ko mvuga ko ibahaye viza bakuzuzwa viza urayicaranye Yesu yasize ayitanze yazagire n'umuntu uguhanurira ngo Imana iguhaye viza Yesu yasize atanze viza aravuga ngo mbatumye Yerusalemu Yudaya Isamariya kugera ku mpera y'isi viza turarifite kurivugira kuri Paulo na Silas abagabo bakoreye Imana mu rwego banabipfira uzi gukorera Imana mu rwego muri risk gukorera Imana muri risk
ikigambo kibi akagira ngo aguciye intege naho arakuzamuye ukumva urushijeho. None se uzareba idenesi wikubise hasi ugira ngo irashwanyutse ahubwo ikarushaho kuzamuka. Iyo tudunze ubu tuzamuye niko gahunda imeze. Aya marisike niyo atuma tuvamo ibifaru abarundi bavuga ko ari ibidayimoni bijya gushakisha ibindi bizimu. Ntacyo nabyo biraryoshye. Abanyarwanda ibifaru ni ibibunda birasa utubunda duto. Ni nayo mpamvu banyise izina ry'igifaru nuko simusha iriya ngumi Pawulo yari afite ngo ndakubita simusha iriya ngumi n'ijyo uyisigaranye. Ndakubita ariko simusha iriya ngumi ya Pawulo ngo n'ijyo uyifite. Ndarwana ndasiganwa bigisiga bireba nk'ibibambye nanjye nkabambwa nabambanywe na Kristo ari muri njye mfata mbiri ibitekerezo mbakubita hasi impaka nkagomorora Kristo. Haleluya nimba ntabwo rusubize Paulo Asilas. Ndashaka kuvuga bageze aha muri gereza kuko ndashaka kukugerera muri gereza umazemo iminsi. Aha hantu niho nashakaga kugera, muri gereza umazemo iminsi ugiye kuvamo kandi uravamo nta nama iteranye. Uravamo uwayigushyizemo ntamenye itariki waviriyemo. Itariki wagiriyemo arayizi, itariki umurozi yakuragera arayizi, ariko iyo gukirira arayihishwe. Iri jambo naryumvise hano we oba umunsi baguhereyeho amarozi barawuzi, ariko umunsi wayaciriye ntibawuzi. Umunsi bashiriye ba Pawulo muri gereza waruzwi, ariko uburyo zafungutse ntabwo babizi. Uku niko ngiye gufungurirwa mu buryo batagaciro bagata kontrole, kandi mu gufungurirwa barafitwa n'ibikotsi. Ngo basengera indwara zirakira, babwiriza abanyabyaha barakizwa, bategeka abazimu basubira ikuzimu, bategeka ibitega bisubiraho byavuye. Yaranje kamera udacanye gatoroshye kuko karambangamira kubera ikibazo cy'amaso akabije. Bategeka imyuka iva mu bantu, bategeka inda zitabyara zirazibuka, bategeka ibipfamatwi birumva. Indwara zose barazitegeka bari mu mavuta, bari muri we ngo bigejeje ku mugoroba batumva basha mucanga munyurahaga cyo bintu mwigize ngo Yesu wanyu azabagirira neza, ngo ni Imana ikiza, ngo ni Imana itabara, ngo musengera mu matorero ngo avuga mu ndimi. Ibyo bintu mwigize ngo Imana izabagirira neza, ibyo bintu mwigize ngo hari abakozi b'Imana bazi kubarogora. Ibyo bintu mwigize reka tubereka ahantu tubashyira, turabafunga twana bakubise. Uzi umuntu ugufunga yanagukubise? Uzi umurozi uguha uburozi yanakubwiye ko azakoroga yakwishe mbere yo gupfa? Uzi trauma abantu bagize mbere yo kwinjira mu kigeragezo? Uzi kwinjira mu rugo wararangije kubwirwa ngo wacyo ntaziwe n'icyo ukoze cyose ubura icyo ntazi? Uzi trauma abantu bafite muri za gereza urakaba ufunze ariko nta trauma winjiranyemo? Uzi trauma abantu bafite z'ibyo babwiwe ko ntacyo bazakora? Uzi trauma abantu bafite z'imivumo ya ba nyirasenge babavumye na ba nyina bababyara na ba se bababyara? Uzi imivumo mu bisekuru bitandatu abantu bari nayo muri gereza? Uzi gufunganwa ibyo bintu? Uzi ko uri muri gereza ariko ufite batayo ya bene ibyo bintu, ibyo mu gisekuru cyo kwa nyoko, ibyo kwa so, ibyo kwa so ubukwe, ibyaho usengera, iby'amazu wakodesheje byose ugenda
gukuramo ibidayimoni amazu yose aho unyuze, ibizimu byabo waramukanije nabo, ibizimu by'umukwe watashye bikajya bigufata atariwe babiteze, ibi bizimu byose ukaba ubifite aho ufungiraniye muri iyo gereza y'ikigeragezo. Uzi gufungwa ufite na trauma, uzi gukena na diplome, uzi kuba umushomeri, uzi kuvuga igifaransa neza, kigeragereza idatinya igifaransa giprononsa. Niga primaire nari nzi guprononsora igifaransa kweli, wenda simenye icyo bisobanura ariko menye kugiprononsora. Ndaje urugore rw'adora famille de sema se trouve près du pot, bati bisobanura iki nisimbize numvise babivuga, ariko babivugaga nabi, ngerageje kubivuga neza, bati bivuze neza ariko ntuzi icyo bisobanura. Gusa kuba byiza uzi icyo bisobanura bikumara iki? Ntukennye. Usi gereza ukuntu watsindiraga ku manota meza, none ukaba uri muri gereza iriho n'igisuzuguriro, irafunze imiryango. Banze kubigirira icyizere, bashyizeho n'abacungagereza bagomba gucunga ko imiryango ishobora gukinguka. Ikindi kibabaje, babafunze babakubise, ngo barabakubise ariko barabanoze, ngo barangije babinjiza muri gereza, ngo babahambira mu mbago, babafunga abana bahambiriye. Uzi kuba warize ariko ibiganza bihambiriye, banakubwira bati depoza kwa runaka, wajya kwa ndekota no kwa runaka naradepoje biranga. Uzi kuba uhambiriye muri gereza, umuntu akakubwira ati uriya mukobwa ashaka ko ari umwana mwiza wamurambagije, na runaka naramurambagije arankatira. Nese uzabaho uri padiri mu barakora babo. Abantu bigize abapadiri bo mu barakore kandi ntibikunda, amansera mu kirokore ntibikunda. Naje mbasore muri izi gereza mwashyizwemo, mujye gushaka mu bijare muheke, musohoke muri izi gereza babafungiyemo zo kutagira amafaranga. Wabona twitambukiye twikaragira ibitugu n'ikibuno tugamitse ngo dore uko bimeze, witurenganya twe twamenye ibanga ryo kwikura muri gereza. Gabanya itiku, natwe si twebwe twasenze burya ngo birabyibushya, ngo dore uko bibyibushye nk'ibidatekereza. Ibyo byibuye mu ijambo rivuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo. Haleluya. Bantu babyibushye murahari ngo muvuge ngo amen. Yes, agira umuntu wongera kugupfobya, wikwigirira nabi. Mwiwe ngo ndabyibushye, ngo reka amazi, ngo reka n'ibungo, reka ngira bya, ngo hagabanuke, ngo nahango n'ibingo bigabanuke. Oya, umukiranutsi azashisha nk'umukindo. Aho Uwiteka abyibushye ni kofe yawe, abyibushye na konte yawe, abyibushye no mu bitekerezo. Ngo barabashyira muri gereza, barabafunga, babahambira amaguru, babahambira n'amaboko. Ndashaka kukubwira ahantu hambiriye niho nshaka kujya, kuko mu kanya ndaje murambikaho ikiganza uravayo. Nimushaka mube muri abantu 1000 ndabarambikaho ikiganza. Natumwe n'Uwiteka ko musohoka muri izi gereza. Haleluya, bwiriwe. Mu mbago ni ahantu utabuja, udakebuka, urebe n'aha, urebe imbere. Mu mbago barahambiriye mu rwego utakwishima ahantu hakurya, mu rwego utakunama umubu ukuriye ku kuguru, mu rwego umubu utakurya ngo ugire utya. Bashaka kukwereka ahantu hambiriye wasanga ari byo. Ntabwo ubuja, ukoze mu mufuka nta giceri kirimo. Ugiye utekereje kuri banki ntugira konte,
mama ukabyara we ya baba ese uriho ute ukanyama nta note nta mashuri nta bene wanyu nta stile nta bwiza nta taye nta rugo nta biryo nta udonki wawe hari icyapa cyanditseho nta mafaranga nta note nta biryo nta stile nta modoka nta nzu mbega ufite icyapa cyanditseho nta uyu mwaka ugejeje mu kwa cumi utera mugira umutsi muhambiriye mu mbago nibyo bita guhambirwa mu mbago wanakubiswe babyita gukubiswa mu Rwanda iyo ucanye baravuga bati warakubiswe aba bagabo bari bakubiswe abagore rero bakunda no gukena byaranyereje niyo mpamvu nahagurukiye uyu mwuka mu barokore ndi mu mavuta yo kuhirika mu mazima majidite bageze wenda mpembagaza ubushomeri nahavuye nkabangaye babonye akazi azabibibwiriza ndaje ngaruke noneho mbaheshe visa zijya gukora akazi apana zijya mu ivugabutumwa barazifite ndabeshe zijya gukorera amafaranga ngo barangije batangira gutekereza ngo igicuku cyenda kugera Paulo na Sila batangira gukoresha imbaraga zo mu bitekerezo turafunzwe bashyizeho inzugi baratashye badukubise abacungagereza bari hariya dufunzwa nk'imbwa twaravuze ko Imana yera dufunzwa nk'imbwa twarasengeye indwara zigakira dufunzwa nk'imbwa twarabwirije abantu bakakira agakiza ubu tugiye gukurura ibintu twakoze mu kigeragezo urimo tugiye gukurura ibintu twakoze nushaka ube waraje ugakoropa hano iyi ngingo irakurengera nushaka ube warahaye umuntu igihumbi iyo ngingo iri burya nushaka ube warasuye umuntu iyo ngingo igiye kurya ibi ndi kubivuga ncacetse ariko ndumva nashize ubu dufunzwe nk'imbwa twarahamije Kristo abanyabyaha bakihana dufunzwe nk'imbwa hari imbaraga zikorera muri twe ndashaka kuvuga kuri izi mbaraga zidukoreramo imbaraga leta itasoresha imbaraga zitagaragarira abantu imbaraga zihirika zitavuze imbaraga zica zitarashe imbaraga zibyaza nta rushinge imbaraga zikiza nta kinini imbaraga imbaraga zitanga igishoro nta mwene wacu imbaraga zitandakasha mu biro warize make imbaraga ndashaka kuvuga izi mbaraga zigiye kugukoreramo nona mu kanya ngiye gufatanya nawe gusenga imbaraga zikurimo hari ibintu zigiye gutembagaza ibyo bagushize mu nda birasohoka ibyo bagushize mu gituza birasohoka ibyo bashyize mu biganza birasohoka ibyo bashyize mu bitekerezo birasohoka ibyo bashyize mu bana bawe birasohoka ibyo bashyize mu ngo zawe birasohoka ibyo bashyize mu iduka ryawe birasohoka n'abaruvuga ngo ni nawe ubwoko bwose bw'ibyaturwanisha turabihirika tutabiteguje turasenya iminara tudateguje turatera ikuzimu tudateguje turatera abarozi tutabateguje turakingura imiryango bacize Paulo na Silasi babaye sanga babaye saa saba z'ijoro dukubiswe twarakoreye Imana dukubiswe twararetse gusambana dukubiswe twaragiye mu barokore tukiri bato
kubiswe tutarisi yewe naje n'itsinda ari bw'icyaduka ntayisomyeho bantera ubwoba ngo Yesu araje numva araje we ariko n'ubu yaza dukizwa dukubiswe ndashaka kubanza nkaburana uburenganzira bwawe ingingo ikurengera yamanutse nubwo uhambiriye nubwo uri muri gereza nubwo bari kugucunga ingingo ikurengera ndikuyumva hano muri iki kibanza cy'urusengero ndikuyumva dufunzwe dukubiswe dusuzuguwe twaravuze Imana dukubiswe twaranyuze mu maso y'abarupenzi dukubiswe twarabwiye abantu ko twaretse ibyaha abanyabyaha baguwe neza warabateye bashora imizi barakura Mana dukubiswe barya tubaye mu bukonde bari mu mazu yabo bagize nk'amazi 10 none turakubiswe twaguhagazeho batubwiye ko tujya mu bapfumu turanga turakwizera none baradukubise baranaduhambiriye twanze gukurikira imana z'abanyamahanga turagukurikira twanze gusenga ibigirwamana twaciye akajagari kabo twasenye za bayari dusenya imana zaho tuvuka twanga kuzikurikira none turakubiswe twaravuze izina ryawe dusuzuguriwe mu kirakore maze tokisharebo antarirekerebo saya etakoshayebo etakoshaya nje kukubwira ibintu tutazapfana nje kukubwira ibintu bigiye kuturokora ntabwo ibintu bya Yesu bapfana nabyo ntabwo tuzapfa nk'imbwa ntabwo tuzapfana agahinda ntabwo tuzagwa mu maboko yabo ntabwo tuzagwa muri gereza ntabwo tuzagwa mu mbago ntabwo bazabyina intsinzi uyu mwaka ntabwo baturyana amaheri uyu mwaka ntabwo baturyana ubunane tutarasohoka muri iyi gereza niba ubyumvise tera haleluya haguruka we Paulo na Silas barakomeza bavuga ibintu batumva hari ibintu tutumva prince Silas ati nanjye hari ibintu ntumva twasenze Imana tureka ibiryo abandi bararya Silas ati twaretse inkumi abandi barasambana barara muri buwate hari ibintu tutumva ntabwo dupfa nk'imbwa ntabwo tugwa muri iyi gereza turabizi n'ubundi tuzapfa ariko iyi tariki turayihinduza turakora umukwabo wo guhinduza amatariki yo gupfa turahinduza amatariki yo gupfa muri iki giterane turahinduza amatariki y'urupfu turahinduza amatariki y'urupfu turayahinduza ahubwo turakurura amatariki ya kontra tuyigize hino baduteresha kontra imburagihe badutumira imburagihe turakurura dosiye zacu bazisinya imburagihe turabizana babikora imburagihe n'abavuga cyangwa ngo amina Paulo ati ndabyibutse twebwe abarokore twihesheje agaciro ntabwo dupfana n'abapagani abapagani bafunzwe kubera ibyaha bakoze dosiye yacu irimo ikirego kidafite igihano dosiye yacu ikirego ifite nuko twabwirije abantu ubutumwa ngo twabagumuye twasenze ngo twasakuje twakoreye Imana ngo turakabya dosiye yacu ntabwo irimo ikirego kitwicisha turaburana ino dosiye turaburana dosiye abarozi banditse turaburana dosiye abanzi batwanditseho turaburana aya madosiye ibi bitabo by'abakonikoni banditse ibi bitabo by'abarozi aya magambo yabo turabiburanye turabiburanye maze ngo igicuku cy'imishi baravuga uko biri kose tuzamutse mu birere bibagenda hejuru tuzamutse mu birere bibapeza tuzamutse mu birere bibaneterariza tugiye kuzamuka mu birere bicecekesha abarozi n'abakonikoni tugiye kuzamuka mu birere bibambura
ijambo tugiye kuzamuka mu birere bihindura amarozi gikuye mu mwana tuzamutse mu birere bikatesha bikata konegisiyo zabo tuzamutse mu birere biri hejuru y'amahembe tuzamutse mu birere biri hejuru y'abakonikoni tuzamutse mu birere biri hejuru y'abafarumasi tuzamutse mu birere biri hejuru y'abarangi tuzamutse mu birere biri hejuru y'amarozi akaze tuzamutse mu birere biri hejuru y'abapfumu tuzamutse mu birere biri hejuru y'abaterekera ibi birere tubizamutsemo n'abareka muvuga ngo maze ngo bararirimba shiriramo injyana nkwereke bararirimba ngiye gukubitamo injyana isakuriza inzugi zikingiranye ubuzima bwawe ngiye gutambira Imana uhaguruka umfashe dusakurize inzugi zifunguke dusakurize ibirozi bigende dusakurize abagome bagende
akira gukira mwakire gukirirwa mwakize we n'abafashe imigongo birayekuye n'abafashe imitwe birayekuye n'abafashe mu nda birayekuye n'ababwirishije amaguru birayekuye za sima zirakize ndabona diabete ziri gukamuka mu mubiri y'abantu ndabona Imana iri gukiza indwara zikomeye Imana iri gukiza indwara z'indogano zituruka ku badayimoni ziri gukira ndeba cya kiganza cyamanutse kiri gukiza ndabona abagabo bari gukira ndabona abantu bari kusimbuka aho babyinze abantu bari gukurwamo ibihato mu mibiri yabo abantu bari gukurwamo amahembe babashyizemo abantu bari kuzibuka imitsi yazibye abantu bari gukira inzozi mbi urutirigongo ruri gukira ndeba amagufa ari gukira ndeba umuntu waje hano arwaye mu mavi arakize neshare gusa hari umuntu ufite ibintu bimunigagura umuntu rw'abadayimoni bajya bamuniga bakamukubita hasi cyangwa bakamurotesha nabi agahwera akikubita hasi rimwe na rimwe arigera za n'urufuzi natambuka zano murambike y'ikiganza ukunda kugutera mu nzozi uryamye bikakuniga bakakubwira ibyakubayeho ukunda kubura umwuka birakuniga ukazana n'urufuzi tambuka uze hano ubu kandi nintangira gusengera uwa mbere urahita ugahaguruka muri forode bangukuze hano usengere itangirira mu nzozi zawe bikakuniga yawikubita hasi ihitira musengere muri kiriya gihande ntabwo witegereza kuzansanga ejo ku masaha yo kwakira abantu Imana irashaka kugukiriza ku mugaragaro waruvuze ngo muhumure iyo tugeze muri uyu mwanya kamera barayifunga nta muntu kamera iri bufate muhumure nturindire kuzaza ejo ngo nzakikuzanira ngo ku munsi wo kubonana n'abantu uzazana ibindi ariko icyo ukizanye iyi myuka baguterereza barashaka kukwica ukenutse Mana sengera uyu mubyeyi imbaraga zimutera nijoro nanjye ndazirangiriza muri iri teraniro iyi myuka ituruka ku badayimoni ikuye muri uyu mubyeyi ndasohora imbaraga zose izimurotesha nabi izimuhweza izituma azana urufuzi izituma abura umwuka ibimutera aryamye ibimufata agenda ibimufata yicaye mbisubije aho byaturutse iyi myuka nyisubije muri uyu muryango nyizirikiye kuri kariya gacuma bakoresha batuma nyizirikiyeyo mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera muvuga cyane ngo amina akira gukira ikiganza cy'Imana cyagukijije ngwino nguherekeze kugeza mu mwanya wawe ngwino nguherekeze ungana n'umwana wabyaye ngwino nguherekeze umwanzi ukugigana azakubona Imana irakurokoye Imana igukuye wiyizeye
inzugi zibyumva izindi mbohe zirabyumva ni ukuvuga ugiye gutabarwa uwo mwicaranye waba ari ubyumva mbere izindi mbohe zirabyumva ugiye gutabarwa muri kumwe bari ubanza kubyumva bagenzi be barabyumva zirabyumva barangije ngo inzugi zirakinguka abantu bose iminyururu bahambiriye iri ku maboko iri ku maguru yose itakara hasi dufashe iminyururu yafashe amaboko igatuma udatwara imodoka tuyitaye hasi yafashe amaboko igatuma utabona amafaranga tuyitaye hasi yafashe amaboko igatuma utakira utambara impeta tuyitaye hasi yatuma utajya kuri banki tuyitaye hasi yafashe amaguru tuyitaye hasi muhaguruke 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 tugeze ku isaha yo gusenya inginga cyane tugeze ku isaha yo gufata ibintu byose byari byaramufashe ibyaturutse ku murozi niwo tubisubiza yewe ni uko nsenga reka ibi bintu mbisubiremo nitonze yewe iyo nsenga ntabwo mfata amahembe ngo nyohereze ikuzimu kuko si satani wayohereje nyohereza kwa nyirayo kandi nimba arohereje mu mbavu zanjye nawe arazifite akebo nigeramo nimba arohereje ibitega bimena umutwe nawe arawufite biruhukire ku mutwe nimba arohereje ibivuna umugongo biruhukire ku mugongo nawe arawufite ibi bintu byo kwigira ababikira b'i Kabgayi abasaseredoti ngo hoyamana ngo mbyohereje ikuzimu kuzimu se kugira ngo kuzimu hari umurozi ubayo ikuzimu ndohereza abadayimoni ariko ibitega nyabingi ibishwekuru abarangi ibintu byose bakoresha ndabyohereza kuri nyirabyo nimba arabyohereje mu bana banjye nawe arabafite nimba arabyohereje mu kazi kanjye nawe arabafite abahanuzi muri tayari ngo mutera heruye none kugira kubahoza abantu iminsi mumaze muboheye muri gereza amaboko n'amaguru bifunze iminsi mumaze muboheye mu bushomeri iminsi mumaze muboheye aho babashize mugiye kubahoka mu izina rya Yesu munshakire neza protokole munshakire neza protokole munshakire neza nimba izo ntebe z'inyuma muzikuramo munshakire neza protokole ishakiremo inzira aho ngaho abari hanze muze hano ni hanini protokole ishakemo inzira aho abahanuzi mwese mugiye kumfasha twinjiremo aha hantu tugiye gufata ibintu byose by'abahanuzi udafite ukwizera agenda gufite kuko hari ibintu ngiye guhitana byarabasana hari ibintu ngiye guhitana bamaze igihe barakabije baragusuzuguye bagufashe nk'ikigoryi ndabona ibintu biri gusohoka muri mwebwe ndabona inzira yasara ndabona inzoka ziri gusohoka muri mwe ndabona amaraso ari gusohoka ndabona ibitega biri gusohoka abahanuzi mufasha tugiye gusengera abantu abari hanze mwinjire hano hari umwaka mwese ndabasengera mwinjire hano abari hanze abandi muvuge aho bari abahanuzi mufasha mubaduke tugiye gusengera abantu tugiye kwirukana aba badayimo tugiye gukiza ingingo ziri mu bantu iminyururu yafashe abantu tugiye kuyicagagura izi ndwara zabashe abantu ubu bumuga bwabashe abantu izi mbaraga zarambere ahantu tugiye kuzicagagura tugiye gufata ibitekano za nyabingi ibi biganza bituma abantu badakira tugiye kubohora abantu abantu nibabohoke abantu nibatabarwe abantu nibakire ubutabazi izi nzugi nizikinguke abantu basohoke muri gereza muzamure uwo muziki
akana kazaba gakire mubwire sakoshi mpamagara ubukire ubukire buhamagaza amafaranga Nawe umwiza inama ya Yesu
za ndimi ndazinyaze bwa buhanuzi ndabubanyaze bari baramutsikamiye none nanjye ndabatsikamiye niyongera ahanure niyongera yuzure umwuka wera niyongera arondore niyongera asome ijambo ry'Imana niyongera arote mutakoshaya ndatura kubohoka mu izina rya Yesu imbaraga zibohoka zibe ku buzima bwanyu imbaraga zibabohora zamanutse akira kubohoka mu izina rya Yesu akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo mwakire kubohoka navuze abantu ntigeze nkora uretse nze gusanya navuze abantu ntigeze nkoza w'ikiganza none nabona kojeje ikiganza muri kuza mwaretse umwuka wera kankoresha nimumuresha ntacyo mutahana nimumuresha ntacyo mutahana ariko nimureke umwuka wera kankoresha muratahana ibisubizo kuko jyewe ndi mu ntambara ikomeye cyane ndimo ndanyaga impano abarozi bari barajyanye ndimo ndanyaga ubuhanuzi bari baratwaje ndimo ndanyaga iyerekwa bari barajyanye abantu bongeye kuzura umwuka wera bongeye kuvuga za ndimi abantu bongeye guhanura ndimo ndarwana intambara ikomeye nuza kunkoresha rero ubu ntabwo bikomeye niba uzi ko nagukojejeho ikiganza isubirira mu mwanya wawe Imana ni intuma ndaza harimo operasiyo idasanzwe hano aho uri ingingo Imana uvuga uti Imana nanjye ndi hano nanjye ugira ikintu nkora Imana yaje kurwana n'abarozi bamenya ko twabagabye nk'igitero nabo bahagurutse ndashaka kubakinangiza iri joro ni hadapfumurozi harapfumupfumu iri joro ni hadapfumurozi harapfumupfumu kuko nanjye sinoroshye ndatura umugisha mu izina rya Yesu Kristo ndahamagara bya bihe by'amasengesho imyuka yanduriye ahantu yagiye kuhasengera nyimukuyeho mu izina rya Yesu imbaraga yanduriye muri ruriya rusengero nzimukuyemo rekura 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 iki kiganza bamukojejeho bakamushyiramo ibintu mbimukuyemo rekura rekura aka kanwa ndapaya bamwambuye ibyenda bigaruje uyu mupasiteri wamushyizemo ibintu bimukuyemo nanjye ndwanye nawe mbimukuyemo mu izina rya Yesu Kristo ibihe by'abanyaze ndabigaruje tayakoye kosa ntabwo ndakurekura hari itangazo nshaka gutanga ngiye bagafasha ndakurekura kuko ibi bintu bamushyizemo ndabimukuramo aha ndahashaka abagabo uru rugamba ruba rw'abagabo turi kurwana intambara itoroshye izi nsengero mwirirwa mwirukankamo mwarananiwe gufata umwanzuro ngo muhame hamwe mugume mu nsengero zirimo umwuka wera ibi byose nibyo babashyiramo ngo mwagiye gutwara igitangaza bakabashyiramo ibintu bakabambura ibihe inyenyeri zanyu barazitwaye za mpano mugira aba bapasiteri barazifashisha bakazibanyaga bakabaguranira bakabaha ibintu byabo mwahamye hamwe mukahama hamwe mwahamye mu nsengero ubugira ngo impamvu abantu batuzura reka none bemenere n'ibindi bantu uzarebe ibiterane byakoreshejwe n'abantu bafite za mbaraga abantu baba buzuye no mu muhanda ariko kuko haje umuntu ukorana n'imbaraga zikavangira haje abantu umwuka wararetse ngo bakize ibi bintu rero babakuriramo ngo ni faya ngo haje umuntu ugira gutya na gutya ibi bintu nibyo ndimo mpangana na bya masaha ndi kubifata nkabibasubiza nibisubire mu nsengero zabo bisubire mu biganza byabo bisubire rekura mu izina rya Yesu izi mbaraga baguhaye bazikwambuye barakwifashishije ahantu hose ni itegeko utegetswe kuvamo utegetswe kumurekura ugasubira muri ruriya urusengero ukagenda ugafata uriya mupasiteri wabimushyizemo rekura ibi byose rekura sha ndagutwitse ndagukongoye rekura ndagutwika sha ndagutwitse rekura uyu musore murekura azakorera Imana murekura azahanura murekura azavuga ijambo ry'Imana rekura sohoka muvemo waza ku manywa uragenda nimugoroba rekura aya maboko rekura aka kanwa rekura aya maso urasohokamo rekura sha rekura wambaragambiwe wanyuka ya muri Nigeria we wanyuka ya mu Barandi we yanyuka ya Eliminati we ndabarwanije ndabatwitse rekura mumurekura agende
uzabira ibyunzwe biruta ibingibi ukorera Imana. Umukozi w'Imana akomeye ugiye gukorera Imana mu bihe bigoye, ariko Uwiteka aravuze ngo azabana nawe, asutse umugisha mu kazi kawe kandi aguhuje n'abakomeye. Inyenyeri yawe irongera iraka, ugiye kwicara utengama. Abarozi bakoze inama ya kabiri, kuko iya mbere barabuguhaye ntiwapfa. Iya kabiri yateranye bashakaga kugusohokana ku itariki 14. Imana ivuganye nawe ku itariki ya 14, iguhaye kuburana n'aba barozi. Ibirere byawe bikwiyemo aba barozi, kubona imbaraga nyinshi ziri kukwinjiramo z'Imana, kubona ubuhanuzi buri kukwinjiramo, kubona ijambo riri kukwinjiramo, kubona imbaraga zikiza ziri kukwinjiramo. Ndi kubona hari ibintu biri gusohoka mu mubiri wawe, hari ibihato bagushyizemo, hari imbaraga nakutaya bosana sheteke zikorera iwawe sohora, zaguteye zikagera no mu buriri. Ndazisohoye ntagaza mu mbaraga mpabwa na Yesu. Ndirukana uriya mwuka wo mu muryango, ndasohoye ndi muri amavuta pesha remosa idaya pese erebo shaka ibi bamuhaye byose mbikuyemo. Ndasohora izi mbaraga, rakura pesha remosa shetakita. Ibyo mu miryango ndabisohoye, ibyo mu bagome no mu rusengero ndabisohoye, iby'incakura byitwikira izina rya Yesu mbisohoyemo. Iki kirere cye cy'umwuka wera bazimije ndacyakije pesa kotaye. Simana nizongere zake, izi nzozi ndazigaruye, iri yerekwa ndarigaruye. Popaya saye dokisharebo takishare. Akakanwa ko guhugura abantu nikongera kazibuke. Kigisuzuguriro cyamugiriyeho kimukuzaho imbaraga z'amaraso ya Yesu, mukuzaho igisuzuguriro. Paya shere bosa kutayisa. Akira amafaranga menshi, akira abantu b'umugisha, akira ingendo z'umugisha, akira n'akandi kazi k'umugisha. Dore ugiye no guhinga, umugisha muhaye harimo no guhinga. Ugiye guhinga hajye hasarura amakamyoneti, imodoka nizo zizajya zisarura, nabyo mbisutemo umugisha. Niko akanwa k'Uwiteka kavuganye nawe. Amen. Mukomere Imana amashyi menshi. Musubire ku mwanya, mbone ubutayu gusa, bweshare gusa. Natura umugisha ku rugo rwawe, natura umugisha ku bana bawe, natura umugisha mu kazi kawe, natura umugisha mu muryango. Tekosha, dore Uwiteka ahambuye ikiganza cyawe. Uyu mugabo nubwo ari umukire, ariko bamurogeye ku mafaranga ye, nanjye ngiye kumurogora nkoresheje ayanjye. Hariho ukuntu aba barozi bagira ngo baturusha kuroga, twe turoga twifashishije Bibiliya. Bo baroga bifashishije ibyatsi, twe turoga twifashishije Bibiliya. Wa mugabo, ubuntu ugira bwagukozeho, ubuntu ugira bwagukozeho. Wahaye umuntu amafaranga kuri za mpuhwe zawe, aragenda yahambahamba. Niyo mpamvu icyo ukoze cyose kiri kugenda cyane. Ayo bahawe ngiye kuyatabura nkoresheje. Wa muhanuzi mugenzi wanjye ari hera umwana wamba ngwino ndakuzi, ibiganza byawe nabishyuye. Aya mafaranga ugiye kwashyira mu biganza bye, twatura umuzi w'amafaranga. Uyu mugabo
iyo akiza aratanga. Uyu mugabo nagira imodoka 10 azaguhima, nagira inzu 20 azaguha ebyiri. Ibintu by'abajyanye bakoresheje amafaranga tugiye natwe kumurogorera ku mafaranga kuko niyo bamurogeyeho, natwe ntitworoshye. Atura ijambo. abantu bahambiriye n'amahera aba yajanye ibenga ndayakuje mwayino benga Yego. ndayakuje mwayino benga Yego. ndayakuje mwayino benga ndayakuje mwayino benga nako kwimbaraga zikura zihamura ivyo birava mwibenga ivyo birava mwibenga ivyo biravayo ivyo biravayo ivyo biravayo ivyo biravayo ubuzima bwe buravayo ubuzima buravayo amasezerano y'abahamya buravayo turayikuye uyu munsi isaha uno rupfu twamukuje uno rupfu twamukuje arakira ubuzima arakira kubaho arakira kurengana arakira kurengana imipaka yakoze ukirikira umuryango we mwese turukuze mu izina rya Yesu. Amina. Ingendo zirafunguka, ingendo zirafunguka. Ndakurugurisha muri ibi biganza. Ndakurugurisha muri ibi biganza. Ndakurugurisha muri ibi biganza. Mu izina rya Yesu. Amen. Umva ikintu mugamishubije. Ninde muntu ufite urwembe muri iri teraniro? Urwembe cyangwa umukara? Uyu muntu uyu mwenda yambaye niwo bamurogeyeho batwaye urudodo barushyira ahantu uko rwikaraga mu mazi nawe agiye yikaraga nk'uko munshakire urwembe cyangwa umukasi nanjye ngashaka gukata ikimenyetso cy'ubuhanuzi buvuguruza amarozi murushake mububone cyangwa umutaka akantu kose nakatisha uko bakoze kuko ngiye gukora uyu muntu ngiye kumukura kuri aya mazi aho ari kureremba hejuru y'amazi aya mazi yazanye urubobi bajyanye uru rugazo barashaka kumwica nabi nanjye ndashaka kumukuzayo nkoresheje imbaraga zo gukata mu izina rya Yesu. Umwanya tubitegereje umwanya tubitegereje uyu mumama mubona hano yarozwe n'umuntu amaze kuroga abantu 9 uburozi akoresha imbaraga z'ibipande by'imyenda batwara akajya kuzirikira ku nkombe z'amazi aho azirikiye hatonze urugomo abamuzirikiye ku mazi niho azirikiye yamuzirikiye mu nzu y'Imana mu izina rya Yesu. Imbaraga zose bakoresheje muheye ubuzima mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Imana irambwiye ngo gukuremo umwuka w'ibisazi. Uyu mwuka w'ibisazi uhora ukorosinga mu
ikiganza musengere agahinda ugira kadafite impamvu igatera ukagawabira aka kagiye kurangerera muri iri terambere muzamure uwo muziki nawe wikana abadayimoni